reka nanone mbifurize ibihe byiza mwebwe bakunzi bacu ba NB Izum, inkuru zacu ukuri kwawe, mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi mu makuru agiye atandukanye abakomeje kugenda atambuka kuri izi mbuga nkoranyambaga dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda, izi zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero navuga nka Instagram, TikTok, YouTube turimo guhuriraho aka kanya, Facebook ndetse n'izindi, ugasanga no kubitangaza amakuru bigiye bitandukanye babigarutseho. Muri aka kanya tugiye kuganira ku itsinda rya Vestine and Dorcas, itsinda rimaze kubaka ibigwi mu muziki wo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Basoje ibitaramo byabo muri Canada, batarama bishimye cyane ndetse bataramana na Gentil Misigaro, umuramyi nawe ukomeye cyane. Habayemo ibintu byinshi, habayemo kuvuza ifirimbi kwa Dorcas, habayemo gusenga batera isengesho ribaherekeza kugira ngo bazaze mu gihugu cy'u Rwanda amahoro, ndetse bashimirwa n'abafana nyine n'iryo sengesho ry'uko bamaze igihe bataramira hariya mu gihugu cya Canada. None by'umwihariko ko icyari igitaramo basoje ku munsi wo kuwa gatandatu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 mu 2025 mu mujyi wa Edmonton. Bafitiye andi makuru meza rero ku musozo w'iyi video, ntuze guskipinga kuko ni amakuru aryoshye, amakuru aberekeza mu kindi gihugu gikomeye cyane, ikindi gihugu buri muntu wese yumva yajyamo, ariho bategura gukorera ibindi bitaramo. Ibyo byose uri buze kubimenya ahantu ukomeza gukurikira NB Izum, ugakanda like, subscribe, hanyuma ugatanga igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tujye tubana buri munsi. Yanitwa sana iyi NB Izum, inkuru zacu kuri kwawe, mbahaye ikaze. Itsinda rero ry'abahanzikazi b'indirimbo zubakiye ku guha ikuzo Imana, Vestine and Dorcas, aba basoje icyiciro cya mbere cy'ibitaramo bagombaga gukorera mu gihugu cya Canada. Mu gitaramo cy'amashimwe bahuriyemo n'umuramyi Gentil Misigaro, wamamaye mu ndirimbo Biratungana n'izindi zakomeje kumuha izina rye rikomeye. Rwari urugendo rw'amasengesho, ibyishimo n'imbamutima, ariko rugaragaza intangiriro nshya kuri aba bahanzikazi bari kubaka izina rikomeye mu muziki wo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza, by'umwihariko ku guhesha icyubahiro umuziki nyarwanda muri rusange cyangwa se industry nyarwanda, gusa muri gospel. Kwa gatandatu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 nibwo bataramiye bwa mbere imbaga y'abakunzi b'indirimbo zabo mu mujyi wa Edmonton. Nyuma y'uko bataramiye mu mijyi itandukanye harimo Vancouver aho bahereye, ugakurikizaho n'ahandi, gusa abo muri Winnipeg bo ntabwo bigeze babona kuko icyo gitaramo cyarasubitswe. Muri iki gitaramo benshi bari maso, bafashijwe n'ijwi ry'umwuka ndetse umwuka w'amasengesho byaherekeje buri ndirimbo ya Vestine na Dorcas, indirimbo zaho hafi n'izabamenyekanishije cyane, zakiranywe urugwiro n'amashyi y'abantu amagana bari bahari. Ni igitaramo cyabaye umwihariko kuko bwari n'ubwa mbere guhurira ku rubyiniro n'umuramyi Gentil Misigaro, umwe mu bahanzi bakomeye mu muziki wo kuramya Imana no kuyihimbaza mu Banyarwanda, ndetse akaba baba ku mugabane wa Amerika, uzwi mu ndirimbo zakomeje gukwira mu matorero menshi ku isi. Uyu Gentil Misigaro aherutse gushyira hanze indirimbo ye nshya yitwa Ansindira Intambara, yakiriwe neza n'abayitabiriye ku mbuga nkoranyambaga ze acururizaho umuziki. Yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi nk'iyo twavuze Biratungana, indirimbo yitwa Buri Munsi yakoranye n'umuvandimwe we Adrien Misigaro, ndetse n'izindi twagiye twumva ze. Umujyanama wa Vestine and Dorcas uwo tumenyereye nka Irene Murindahabi Kasha Makokero Morodekayi, uyu yavuze ko iki gitaramo cyagenze neza pe,
kurusha uko babitekerezaga, nubwo Edmonton ari umwe mu mijyi itarimo abanyarwanda benshi. Irene we yakomeje avuga ko iki gitaramo cyashojwe ari nacyo kirangiza icyiciro cya mbere cy'ibitaramo bari gutegura muri Canada. Irene yagize ati igitaramo cyagenze neza twakoreye mu mujyi wa Edmonton muri Canada, ari nacyo kirangiza icyiciro cya mbere cy'ibitaramo twateguye muri Canada. Bivuze ko bagiye gukomeza nyine gutaramira abantu. Avuga ko ubu bagiye kugaruka mu Rwanda kugira ngo bafate akaruhuko, basohora indirimbo nshya iyo bagiye gushyira hanze yitwa Usisite, bashyira ushaka gusohora abantu bakazatangira umwaka bayumva, hanyuma bongere gutegura urugendo rwa kabiri rw'ibi bitaramo. Irene yahageze ati tugiye gufata ikiruhuko gito tugaruke mu Rwanda, hanyuma dusohora indirimbo, hanyuma dushobora kuzasubira muri Canada mu mijyi irimo Ottawa na Montreal. Umwaka utaha niba ari bikunze tuzasubirayo. Ati ariko ubu twabanjirije mu gice cy'uburengerazuba bwa Canada kugira ngo n'ahandi tuzahagere abantu tubaha ubutumwa bwiza kandi badukumbuye, kuko abantu bari muri iyo mijyi Ottawa na Montreal kumva ko abandi bageze muri Vancouver n'indi mijyi bataramiyemo tuzi, bumva nyine nabo banyotewe, bafite n'iyo nyota nyine yo gushaka guhura n'aba baramyikazi uko ari babiri. Nubwo rero Edmonton uyu mujyi itari isanzwe izwi nk'umujyi urimo abakunzi benshi b'indirimbo zo mu Rwanda, Vestine na Dorcas bahasanze abantu bafite umutima wo kuramya no gufashwa mu mwuka. Bivuze ko n'irindi tsinda ry'abahanzi rishobora gutinyuka rikahagera, kuko bafatanyije na Edmonton team, nkuko n'ubundi ubushize bafatanyije na Vancouver team, ndetse n'ahandi bakomeje gutaramira. Ubwuzu rero bw'abitabiriye bwuzuye umutima aba bahanzikazi baririmbira bwa mbere mu gice cy'uburengerazuba bwa Canada. Umwuka w'amasengesho n'amashimwe wuzuye muri People's Church ubwo Vestine na Dorcas bafashaga imbaga y'abantu, kuko aho bataramiye hitwa People's Church. Twabahaye niyo video bakihagera. Aba bahanzikazi bagaragaje Canada, bayigaragarije impano zabo n'ubutumwa bw'ibyiringiro bituma benshi bafashwa. Kuko Vestine na Dorcas mu gitaramo cyashoje icyiciro cyabo cya mbere mu cy'urugendo rwabo muri Canada bagikoze ari igitaramo kiryoshye cyane. Imbaraga n'umucyo w'indirimbo, ubushyuhe bw'urukundo rw'abitabiriye bwumvikanye kuri buri ndirimbo baririmbye. Kandi Edmonton yakiriye neza ijwi ry'umwuka mushya w'aba bahanzikazi. Ubutumwa bwabo bwanyuze imitima. Ku rubyiniro imbere y'abantu amagana, Vestine na Dorcas bataramye pe, ndetse na Gentil Misigaro asusurutse Edmonton indirimbo y'inshya ansindira intambara nyine, aho yahuriye ku rubyiniro na Vestine na Dorcas bwa mbere mu mateka. Ibintu bishimishije. Gusa sinagenda ntababwiye ko Irene yanavuze ko nyuma yo kuva muri Canada bamaze gukora ibitaramo bateganya muri Ottawa na Montreal, bateganya n'ibitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko hari umubare w'abanyarwanda ndetse n'abanyafrika bakunda injyana ya gospel. Ayo n'andi makuru nayo nagize ngo nzayababwire, tutaganira ibindi gusa tumumenye ayo makuru, kuko ni amakuru meza cyane. Muri USA ni ahantu haba umubare nyine mwinshi w'abanyafrika n'abanyarwanda, noneho nibahataramira bizaba ari ibintu byiza cyane, kuko ni igihugu gikomeye buri muntu yumva yajyamo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ubyumvise ute? Ubyandike muri comment, like, subscribe, tujye tubana hano kuri NB Izum, inkuru zacu ukuri kwawe. Nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.